Umusaraba niryo bendera ryacu, twabakijijwe twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza. Ku musaraba niwo bendera ryacu, twabakijijwe twemeye n'isoni zawo, niwo tuneshereza. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Turabashuhuje mu izina rya Yesu mwese muherere kongera kugaruka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana imuhore ikomeze kubaho umugisha mu izina rya Yesu. Turashima umusaraba ari utuneshereza twebwe abakijijwe kandi twemeye n'isoni zawo. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Uyu muririmbyi yavuze ngo n'isoni zawo, bisobanura ngo Yesu yabambwe ku musaraba ntacyo yambaye, bamwambitse ubusa kugira ngo ibyaha byanjye nawe bibabarirwe. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Hashimwe Uwiteka wamutanze. Rero turabashuje mwese mugenda mukudukurikirana ku ijambo ry'Imana, mukurikirana cano Gutabarwa n'Imana TV. Yesu ajye abaha umugisha cyane mu izina rya Yesu. Impamvu cano yitwa Gutabarwa n'Imana cyangwa urubuga rwe rushingwa kunyurwaho ivugabutumwa, nuko nta wundi mutabazi hano mu isi wabona atari Imana. Nta wundi wakurengera mu makuba urimo, nta wundi wagutabara mu bibazo urimo, kereka Imana yonyine yo mu ijuru, yari mu ijuru n'isi. Rero Imana ibishimirwe. Dushobora abari muri Canada, abari muri Kenya, abari Tanzania, abari mu Bubiligi, abari mu Faransa, abari muri Amerika, bose turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Mu gihugu cyacu cy'u Rwanda turabashuje mwese mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze kubagira neza no kubarwanirira mu ntambara zose mugenda muhura nazo. Imana ibajye imbere nkuko yagiye imbere Kuro, yavuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye haringanize. Yesu ajye imbere ku buzima bwawe. Imana ize mu buzima bwawe ukurwanirire, kuko wakwirwanira nabi ugasanga uratsinzwe mu rugamba. Biravuga ngo Mose yazamuraga amaboko yaneshwa, yarimo kurwana n'abo Mowabu bamereye nabi Abisiraheli, ariko Karoni Yosuwa ngo mufata amaboko. Imana igomba gufata amaboko mu izina rya Yesu. Iri jambo tuzarigishaho rwose, kuko abantu bakurekura ariko Imana igufata amaboko ikurwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Kadusenge dushima Imana yabanye namwe ikabana natwe mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina turagushima kuri mwiza, urakiranuka nk'Imana. Tuguhaye ikaze mu ijambo ryawe ngo bane natujye neza. Mwuka yaratubushoboza kandi tubashishe. Mwuka wera akomeze kuduha imbaraga zo gushoboza, kandi ijambo ryawe rihembura ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Raho turagushimiye, ntabare twaho izina ryawe habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ihimbazwe rero mu izina rya Yesu. Wowe wihebye, Imana iracyakora. Wowe unaniwe, Yesu aracyatanga imbaraga. Uhumure, kandi Imana igufite umugambi mwiza kurusha imigambi ya Satani mibi, kandi Uwiteka yaje kugira ngo amare imirimo ya Satani. Imana imishimirwe. Dusome igitabo cya Yesaya umuhanuzi mukuru, ibice 55 ku murongo wa 6. Turabisubiramo. Yesaya 55 guhera ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 10. Havuze ngo iki? Havuze ngo nimushaka Uwiteka bishoboka ko abonwa, umwambaza hakiri bugufi. Umunyabyaha ariko ibyo sonze, uwukiranirwa ariko ibyo yibwira agarukire Uwiteka. Agarukire Uwiteka aramugirira ibambi. Agarukire Imana yacu kwizamubabarira rwose pe. Erega ibyo mwibwira si bimwe nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, niko inzira zanyu sumba izanyu. Nibyo mwibwira bisumba ibyo nibwira. Amen. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Titire y'ijambo iravuga ngo agakiza katuruka ku Mana. Agakiza katuruka ku Mana. Agakiza k'umuntu katuruka ku Mana. Yesaya yahanurira Abisiraheli, cyangwa Imana ituma ku Bisiraheli ibabwira ngo mushaka Uwiteka kakibanywa hakiri kare, mushaka Uwiteka hakiri bugufi. Umunyabyaha ariko ibyo yibwira agarukire Uwiteka Imana. Ni ku ijambo rivuga ngo gushaka Imana hakiri kare, cyangwa gukizwa hakiri kare. Gushaka Imana BlGiSHOBOKA ni ijambo ririmo gukizwa hakiri kare. Utajya ngo no kwishaka wiruka ahantu runaka. Ni byiza kujya gusenga ahantu runaka,
ariko icyambere Imana abwiraga Abisirayeli ni ukongera kugira ngo basubire mu murongo w'Imana yabashakagamo, kuko bari barataye umurongo, barateshutse bajya mu bidafite umumaro byinshi, bajya mu bigirwamana. Iravuga ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko mbonwa muri mwebwe. Kandi bibwiraga yuko Imana yerisumba byose mu ijuru ikiri muri bo. Bari bariraye nk'uko muri kino gihe abantu biraye, ijambo rikunda kugaruka yuko abantu biraye rwose, kandi bariraye cyane Satani kubera uburangazi yashyize mu bana. Rero Imana tugere neza, agiye gushaka Imana bitazashoboka. Umunsi Yesu azavuza impanda ahamagara amazina y'abera atuye itorero cyangwa acyuye itorero rye, agiye guhunika amasaka ye. Amasaka nababwiye ko ari itorero rya Kristo cyangwa umugeni wa Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Imana itituma umugaragu wa Yesaya nk'uko nanjye ntumye mu kino gihe, kugira ngo nge nawe tubwire ko dushaka Imana hakiri kare cyangwa dukizwa hakiri kare. Ntabwo umuntu wagiye muri koma akizwa. Umuntu wamaze gushyiraho agataka gukizwa biba birangiye. Ugapfuye atarakizwa ni igihombo cye, kandi apfuye akijwe neza ni inyungu ze. Rero muri kino gihe gushaka Imana byashize mu bantu. Barashaka ibyo bashaka ku giti cyabo, ariko ntibashaka ibyazakiza ubugingo bwabo. Imana dufashe kandi tugeneza mu izina rya Yesu. Umuntu wabwiye ngo ahantu runaka ngo nihute cyane, iminota runaka bagezeyo barimo gutanga ubutunzi, kandi ubuhabwa wese ntago azishyura. Bakwiruka ari benshi kurusha ko umuntu yaza avuga ati ahantu runaka barimo gutanga ubugingo, barimo kugira umuntu aze akora icyo Imana ishaka bamuha ubugingo ahita ataha mu ijuru. Ntawajyayo, teka reka ntawajyayo. Ahubwo bajya hahandi bavuga ati barimo gutanga ubutunzi, kandi uwo urimo kubuha ntazabusubiza. Abantu barwana bakanapfa kubera umubyigano. Kubera iki? Satani yashyize mu kintu abantu cyo gushaka ibyako kanya, ariko gushaka icyiteka ryose ku bugingo arakibahisha. Igihe cyose Satani ntabagira ngo abantu bamenye ukuri k'ubugingo bwabo, abagira ngo ahubwo abere ku buzima bwabo kurusha ubugingo bwabo. Ndarisubiramo, abagira ngo abere ku buzima bwabo kurusha ubugingo bwabo. Kandi ubugingo bw'umuntu niwe muntu, ariko gushaka kw'ibintu k'umuntu siwe muntu. Ni amagambo y'ubwenge. Ubugingo bw'umuntu niwe muntu, ariko gushaka ibintu by'umuntu ashaka siwe muntu. Impamvu ni ukubera iki? Umuntu ashobora gushaka ibintu mbere yari mwiza, yamara kubibona akaba mubi. Urumva se ari umuntu? Umuntu ni ikindi kintu njya mbivuga cyane, ariko ubugingo bw'umuntu niwe muntu. Iyo muzanga ubugingo niwe muntu w'agaciro mu maso ya Kristo. Ndafashwe hakiri kare. Imana ihimbazwe, haleluya. Rero Imana ihanangiza Abisirayeli ngo mushake Uwiteka bigishoboka kabonwa, mu mwambaza. Kwambaza no gusenga. Ubu abantu baretse gusenga, ahubwo bagiye mu byeke no kuraguza cyangwa guterekera, bakabyitiranya no gusenga. Ariko gusenga bivuze iki? Ni ugusenga guhamanya n'Imana, gusenga uri mu kuri kw'ijambo rye. Kuko ari abantu badasenga badahamanywa na Yesu, ahubwo basenga icyo bashaka, badasenga kugira ngo banezeze Imana cyangwa Imana ibishimire. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe cyane. Mwene data uri hose, icyo ushaka kirimo Yesu cyangwa kirimo ibyo ushaka wowe? Ndarisubiramo, ibyo ushaka birimo Yesu cyangwa birimo wowe? Icyo usheneye gusa. Imana idufashe kandi tugire neza. Irabihanangiriza. Mushaka Uwiteka bishoboka kabonwa, umwambaza hakiri bugufi. Kumwambaza, kumusenga hakiri kare. Iyo abantu bari mu kaga, ahantu bari mu bihugu bifite intambara, nta mwanya wo kwezwa bagira cyangwa uvuga ngo barasenga uko Imana bashaka, ahubwo basenga amatakira ngo ye abakiriho. Baraga dukize no nkota, dukize amasasu, dukize bino higo, ariko ntago basenga kugira ngo ubugingo bwabo bube bwiza. Kandi abantu no mu isi y'imperuka, ubwo Yesu azabatwaye itorero, baza bafite amatekera ngo yimenshi, kandi Yesu atabumva, kuko banze kumwumva mbere y'igihe. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Abantu barimo guhemukira Imana bo batabizi. Kubera iki? Nko kwa kundi umuntu yavuze ngo biragatsindwa gusa bo wimwe. Biragatsindwa n'Imana. Rero biragatsindwa ku Mana muri kino gihe
twarayimye ubugingo umutima yacu n'ubwonko bwacu, ahubwo ubugingo bwacu tukabaha Satani. Noneho akaga kaza tugatakambira wa mwami Yesu wacu, kandi twaramwimye imitima yacu tukayiha Satani imbere. Rero Imana idufashe. Abisiraheli bari barateshutse bagashaka ibidafite umumaro ku buzima bwabo, kandi agakiza gaturuka ku Uwiteka cyangwa ku Mana. Imana irabahaye icyo bita kugira agakiza muri bo no kugira ngo batunganire Uwiteka, ariko bageraho barateshuka, barirara, baravuga ati Imana twakora ibimeze gute, Imana yacyari kumwe natwe. Ariko ituma umugaragu wayo arababura ati mushaka ahubwo mwaratanye, mwataye inzira yanjye. Iyo abantu bataye umurongo benshi bimwe ntibabimenye, babimenya Imana ibagaya. Kandi iyo umuntu azi ko ari mu murongo Imana ikamugaya, baravuga ati baramubesheye, baramuhohoteye, bamuvangiriweho, kuko abazi ko ari mu murongo. Kandi Imana niyo imenya urugero bw'abantu bazi ko bari mu murongo wayo n'abatanye. Imana Bisirayeli irababwira ati mwaratanye, munshakishe, mwariraye murakonje, mugira ngo ndacyari hagati muri mwe, mushaka hakikara ahubwo ntarabavamo, kuko mwagiye mudafite umumaro byinshi, kuko baba bagiye mu byaha. Iyo uvuze mudafite umumaro ni ibyaha, kuko hano ijambo ryabivuze ngo umunyabyaha areke ingeso ze. Urumva baba bagiye mu ngeso zabo mbi zidakwiriye, kandi bazi ko Imana ibashima kandi bagaya. Hari igihe umuntu ajya mu ngeso mbi, yamara kuzigeramo akumva ni nziza pe, ziramunezererwe, ariko ntabwo ari kunezeza Imana. Hari ijambo bigari rivuga ngo ibyo Imana yanga n'ibyo ikunda tuzabigarukaho, tuzabyigisha rwose. Ntabwo ngo ijambo ry'Imana rirahari, ahubwo wogira amatwi yumva gusa n'umutima wo kumva Imana. Ntabapfira gushira nibabwiye Yesu aracyakora mu ijambo rye, kandi abakoze baracyahari. Yego baracyahari. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ngo nubwo umukobwa umwe atukisha bose, ariko baracyahari bazima. Nabwe ngo amaraso ya Kristo ntabwo yamenekera ubusa. Mwe mutanabizi Yesu yabambwe nta kintu bamushizeho, mbese ubwambure bwe bwose. Wowe urimo kuntega amatwi, wowe urimo kunyumva, wagwitishamo ngo ujye mu mujyi runaka bakubambe wambaye ubusa, wabyemera se? Uretse no kuvuga gusa ngo gukubita inkoni ndetse wakubiswe ntibyahura, ntiwabyemera. Wavuga ati ugenda akubitwa n'abandi, nge ntago mpari. Rero mujye mwashaka agaciro. Yesu icyo yakoze kirakomeye, nta mwana umuntu ugishobora, nta n'umuntu wagishobora. Rero biribuza neza, ukiranirwa ariko ibyo yibwira garukira Uwiteka Imana. Mwene data, garukira Uwiteka, garukiraho. Imana irashaka kugarukiraho. Ibyaha byawe byageze imbere ya Kristo, garukiraho kugira ngo ubugingo bwawe butakomeza kurohama. Kuko icyo Imana igushakaho n'icyo nshakaho ni ukugira ngo dukizwe bigishoboka. Kuko igihe kigiye kuza umwijima wabaye mwinshi cyane, ntukajye ubona uri mu bihugu runaka ngo amatara araka umujyi urakereka, da ni umwijima wiberamo, nta mucyo wamwisubaho. Wenda yo mutanabizi tuzatanga ubutumwa bwerekeye n'ubutumwa bw'ijuru, ikimana isi kwibona. Inosi wenda mpita mbivugaho byihuse. Ukona yuko hari amanywa ukona harakeye, nta manywa imbere y'Imana mwisi agaragara. Ahubwo ukona ijoro ryose iyo amatara yabuze nk'umujyi cyangwa mu gihugu runaka, ukona n'umwijima. Iyo si niko ihora imeze gutya imbere y'Imana igihe cyose. Ukubona amatara yazimye cyangwa uzareba inzu yawe yabuze umuriro ari nijoro, isi yose niko ihora imeze mu maso ya Kristo. Nta mucyo uhaba habe namba. Kubera iki? Kubera ibyaha na Satani nibyo byazibije inosi bikaba umwijima igihe cyose. Noneho haba udutara dutoya tugera tugaragara tunyenyeza imbere y'Imana, niba dutuma Yesu ataraza. Abona abantu bande abanyamasengesho basengera itorero rya Yesu, bagisengera isi. Abo nibo Yesu bituma ataraza. We munyamasengesho aho uri hose, nubwo isi yagutesha agaciro, Yesu aguha agaciro. Ndarisubiramo. Nubwo isi yagutesha agaciro itanakuzi, Yesu kuzi arakubaha. Imana ihimbazwe cyane. Kubera iki?
igituma Yesu ataraza nuko wiginga ngo hagira abakizwa. Nanjye nkangira ngo hagira abakizwa, nicyo gituma Yesu ataraza. Kuko biravuga muri Petero avuga ngo nukugira ngo impamvu Yesu ataraza nukugira ngo abantu bose bakizwe. Pawulo avuga ngo dutungishije benshi. Tugaragara nk'abatamenyekana kandi turi birangirira. Tugaragara nk'abatariho ariko turiho turakomeye. Imana himbazwe cyane. Abantu babona ko tutariho twapfe duhagaze, ariko umuntu wapfuye ahagaze n'ugenda mu byaha. Yabuze yuko utari mu byaha uracyariho mu izina rya Yesu. 8 havuze neza. Erega ibyo mwibwira si bimwe mwibwira, kandi inzira zanyu zimwe n'izanyu. Abisirayeli bumvira ko ibyo bibwira bishimwa n'Imana, ariko Imana ibigaye. Bakumva inzira zabo Imana zirimo ni nziza, ariko inzira zabo Imana itazirimo. Imana himbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Nkuko biruze neza 9, nkuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu. Avugisha neza? Mwene data, inzira z'Imana zirenze ubwenge bwawe. Zirenze ubwenge bwanjye. Zirenze ubwenge bw'abatuye mu isi. Rero Imana wongeye igarukire. Ibyo wibwira ngo songa igihe nacirijwe, ngo urabona ngo tubusinimu bwaratereka da. Nta bihuye n'ibyo utekereza n'ibyo Imana itekereza. Agakiza ntabwo gasimbuzwa ngo n'iterambere. Kuko iterambere rya mbere ribaho rikomeye ni agakiza. Kandi iteranyuma rya mbere ni ugusimbuza iterambere ry'Isu karisimbuza agakiza. Ni iteranyuma rya mbere. Ubu uri inyuma y'abandi. Ubu utazi yuva ni yujya. Tekereza gufata umucyo ukawusimbusha umwijima ngo uri mu iterambere. Ntabwo umwijima bisobanuye ngo cyangwa kugira ngo ujyemo ni ukugira ngo ubanze ukora ibyo abantu bavuga ngo wisha abantu, nabyo nibyo. Ariko ikintu cyose ukora Imana igaya ni umwijima imbere ya Kristo. Ndarisubiramo. Ikintu cyose wakora ko kino kintu nimbi, nabyo biri mu mwijima. Ariko ikintu cyose wakora Imana igaya cyose no mwijima imbere ya Kristo. Imana ikugire neza. Dushaka Imana BlGiSHOBOKA kibarwa. Tuyambaza hakiri bugufi. Munyabya ariko ibyo agarukira Imana. Imana yashaka ko tuyigarukira. Ibyo yagiyemo wumvishe ko bifite umumaro, ariko imbere y'Imana nta mumaro. Imana igufashe kandi kugira neza mwene data. Urabanga igihe nategereje Imana kitantabara. Yaratinze. None watinze utegereje Imana ukiranutse cyangwa watinze ukora ibyaha? Yaba warakiranutse ubabajwe n'iki? K'ingorano zihari. Biraba ngo sinigeze umukiranutse asabirizwa n'urubyaro rwe rusabiriza. Waretswe. Iyo abantu Imana yabaretse babaretse gukiranuka. Uri Dawidi abivuze. Inzara izatera, Imana ijya ibitangaza inshuro nyinshi mu bantu b'Imana, ariko inzara yo mu mwuka niyo yabanje gutera kurusha mu mubiri. Pawulo avuga ngo naho umuntu w'inyuma yasaza, ariko umuntu w'imbere akabuza kuba mushya. Umuntu w'imbere afite agaciro kurusha ng'ibi twambika. Undi munyarwanda yavuze ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Abantu bitaye ku by'umubiri kurusha iby'umwuka. Kandi abantu bavuga ngo cyane ku mutima ntabwo iciri imbere cyane ngo kugaragara inyuma. Ngo wambaye neza agaragara neza. Kandi uko umuntu yitwara no mu mutima niko ari. Yewe umuntu asinda ku manywa y'ihangu nuko yabanze kuzinywa kandi yazikunze. Yewe umuntu agenda yambaye ubusa kandi yaragomba kwihesha icyubahiro nuko biri mu mutima we. Ntabwo bamuziritse ku ntebe ngo bamwika ubusa. Yabigamba mu mitekerereze abishyira mu mutima, biragwira abishyira mu bikorwa. Bakibagirwa ko Bibiliya ivuga ngo umutima urusha ibintu byose gushwana, kandi ufite indwara ntubasha gukira. Abantu bararwaye bahagaze. Bararwaye pe. Kandi kwa muganga ntibarabapima. Kandi kwa muganga ntibabona indwara. Ariko Yesu imbere ye bararwaye. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Dusoza mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditse no Matayo bwa Yesu. Munsi ni mavuta y'ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo. Niyo baguhanurira yuko uzubaka
uruganda rw'indege cyangwa uruganda rukora imodoka, ariko nta jambo riherekejwe ubuhanuzi, byose ni umuyaga utumuka. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 15 umurongo wa 12. Aravuze ngo maze abigishwa begera, maze abigishwa baramwegera, baramubaza ati uzi ko abafarisayo barakajwe no kumva ayo magambo? Yewe data, Imana idufashe. 13. Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Ni mubareke barandata impumyi, kandi nabo bahumye, ariko impumyi iyo zirandase indi impumyi zigwa mu mwobo. Petero aramusubiza ati dusobanurire uwo mugani. Aramusubiza ati mbese namwe ntimurajijuka? Ntimuzi yuko ikintu cyose kigira mu kanwa kijya mu nda kikagira inzira icamo? Imana idufashe cyane. Titira avuga ngo Yesu ahinyuza imyigishirize y'abafarisayo. Aha, Yesu yihinyuzaga inyigisho z'amafarisayo, nizo zeze muri kino gihe. Arabahinyuza, bigishaga ibitari mu murongo w'Imana, kandi abantu bakumva barimo gufashwa. Yesu abihinyuje ngo abigishwa babwira umwami Yesu, aravuga ati nuko barakaje uburyo bababwiye. Yesu arabasanga igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Mwene data, aho wafashe inyigisho z'abafarisayo, Imana iziranduye muri wowe. Umuntu wigishwa n'abafarisayo nta juru azabona, habe namba, kuko bigisha amategeko y'abantu, bakigisha n'ibyoro byabo, bakigisha n'amategeko y'idini, ariko ntibigishe ibyo Imana mu ijuru ishaka kuri bo. Yaba ushungwe n'abantu, ufuzwe n'abafarisayo bashungwe, nta juru wabona. Yesu aravuga ati namwe ntimurajijuka? Abantu barajijwe bari mu rusengero. Satani yateye ubujiji mu bantu biteye ubwoba. Biragatsindwa aho wajya kwigishwa n'umuntu kugira ngo Imana gutabara ubanza utanga ibi. Imana se bayiha ruswa? Imana biragatsindwa n'ubuteka, bakabanza bati Imana kugira ngo itabara ubanza utanga ibi. Ntabwo Imana ibayiha ruswa kugira ngo ikore. Icyo nabonye baha ruswa ni Nyabingi na Dagoni. Niyo kuba abantu basigaye bakora Satani ari benshi, barayobye ari benshi nyine. Igiti tatate, mwibuka yuko biravuga ngo Yesu n'umuzabibu nakutura amashami. Kino giti niwe wivugaga. Igiti tatate byavuga ngo icyo Yesu atateye mu bantu, uwo mu ijuru Uwiteka azakirandura. Abantu rero Satani yabateyemo ibintu bajya guteramo abandi, kandi bakagira ngo ni Imana yibahaye, kandi Satani wabiteye mu bandi bantu. Kandi umuntu watewemo ibintu na Satani nta mutagira, abafunze umutwe cyane kugira ngo byumvishe ibyo Imana imushakaho, ntago mubyumva kimwe, kuko yatewemo n'ibintu bya Satani aho kugira ngo aterwe mu by'Imana. Imana imubwiye ngo tsishaka ibi, arakugira ngo nagiye ahantu baba ngo Imana iragushima muri byose. Urumva ukuntu bisigaye biteroshe? Kandi ntabwo Imana ishima ibintu byose, ntibikunda. Ikintu gishima ibintu byose ni puberi. Ntabwo Yesu rero ari puberi cyangwa icyo bita ingarane. Ijuru rero rirera, kandi n'abagomba kudisenga bagomba kubabera. Iyo bavuze ikintu cyera ni ikintu kidafite ikizinga na gato, kandi Satani yazanye ibizinga muri yobokamana muri sosiyete. Abafarisayo barakajwe nuko Yesu ahinyuje imyigishirize yabo. Bari bazi Bibiliya, utagira ngo abafarisayo bazi Bibiliya, barihera mu itangiriro rya Yeshuwa, ariko kugira ngo bakore icyo Imana bashakaho ni ikibazo. Kandi abantu uvuga ngo bazi Bibiliya kenshi bakunda guhakana n'umwuka w'Imana. Ikindi kumenya Bibiliya mu nyuguti ntabwo bivuze ngo kwimenya mu isi mwuka.
ndarisubiramo. Kumenya ijambo Bibiliya mu nyuguti yanditswe mu gihe n'iki, aba yanditswe n'aba ngaba. Inzandiko Pawulo yanditse yazandikiye aha ngaha, ubutumwa yatangaga bwari ubu mu buryo butandukanye, mbese akayisesengura yose akayirangiza. Si cyo gisobanura ko ahashorewe n'umwuka w'Imana, birahabanye. Ikigaragaza ko umuntu yamenye Bibiliya iri mu mwuka w'Imana umuyoboye, nuko avuga ijambo rihejwe n'umwuka wera rigahembura ababwira bagatuma bahinduka. Nayo uvuga ijambo ry'Imana ridahindura abantu, nta mwuka uguherekeje uriherekeje. Urayivuga mu buryo bwa gifarisayo ku nyungu zawe n'ubwenge bwawe, ariko nturivuga mu nyungu za Yesu. Ndarisubiramo. Iyo uvuze ijambo mu buryo bwa gifarisayo mu nyungu zawe atari mu nyungu za Yesu, Yesu aba ahomba, Satani akunguka. Imana dufashe. Ni nka muntu wigisha, mbese abanyeshuri ntibafate. Mwarimu arababara, iyo ababaye avuga ati nkeneye kugira ngo ubumenye abantu nigisha abo bumenye. Ariko iyo atababaye uwo mwarimu aba ashaka amafaranga kurusha ko abanyeshuri bamenye. Imana dufashe tugere neza. Rero n'abafarisayo bashakaga inyungu zabo kurusha iz'Imana ishaka, kandi muri kino gihe nicyo kigezeho. Iyo abantu bakunda ubutunzi kurusha ko abantu bakizwa, n'abafarisayo buzuye. Birabaje ko urusengero rugomba kumara imyaka nk'itanu nta muntu uzura mwuka wera, ubwo ni urwa Satani. Kuko ahantu Yesu ari na Yesu ayoboye, ikigaragaza n'umwuka wera n'imbuto zigaragara n'urukundo rwaho rw'Imana. Yaba nta rukundo hagaragara, nta mwuka wera, nta guhinduka abantu bava mu byaha, nta Yesu haba. Kuko ahantu Yesu ari ntago Yesu yihishira, agaragaza umucyo we. Kandi n'ahantu Satani ari agaragaza ubuhenda bw'abana, akagaragaza n'umwijima w'abafarisayo. Tugiye gusenga Imana. Ijambo ni rirerire pe. Petero rero arabaza ngo ntago tubisobanukirwa, abantu ntibarasobanukirwa icyo Yesu ashaka mu bantu. Petero yabanye na Yesu birirwana bararana, ariko atasobanukira ijambo Yesu avuze. Aravuga ngo ese namwe ntimurajijuka? Kubera iki? Abantu bafite ubujiji buteye ubwoba, kandi bavuga ngo barize. Kwiga siko kumenya Yesu. Kwiga n'ubumenyi bw'inda, ntago ari kwiga ngo umenye Imana. Wakwiga theology imyaka na magana utaramenya Yesu, ukaza ahubwo uyihakana. Theology ni nziza, n'ubu turayiga rwose, ariko yize nta mwuka wera ugushoreye, urayoboka bijya n'abandi. Imana dufashe kandi tugere neza mu izina rya Yesu. Rero gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Iyo abantu bashaka ibyo bashaka ku Mana, bitandukanye no gushaka Imana uko ibashaka. Ndarisubiramo. Iyo abantu bashaka Imana icyo bashaka, ntibashaka uko Imana ibashaka, barayoba. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gusenga. Aho utashatse Imana umwete, wongere ukanguke ushakana umwete mu izina rya Yesu. Yesu icyo dushakaho ni ugukora icyo Yesu adushakaho. Ndarisubiramo. Yesu icyo dushakaho ni ugukora icyo dushakaho, ntago ari ugukora icyo abantu dushakaho. Kuko abantu ntago bazanyuga ibyo ukora, ahubwo ni ugukora icyo Imana dushakaho. Ibindi Yesu ku munsi w'imperuka azabisobanura. Kandi abantu urungabangabo barimo Yesu azarenda aza. Satani yashyize abantu mu rungabangabo. Kubera iki? Abantu bya Satani barabyumva kurusha iby'Imana. Imana tugire neza. Imana uruta ubwenge bwacu, ikaruta n'imitima yacu. Biravuga ngo inzira zacu ntago ari nk'izayo, ngibyo twibwira bitandukanye n'ibyo yibwira. Rero abantu bibwira yuko pe bageze aho bagera, kandi ntibaranatangira. Ntibaranatangira. Abantu bibwira ko bafite amakuru y'Imana, ntayo. Ufite agatonyanga, ntago urashika. Ntago urashika. Imana ifite amakuru n'imbaraga, ifite ubwenge budasanzwe tutarayishurirwa. Ifite icyo yakwereka yagwishurira, ukavuga ati mbonye Yesu bundi bushya.
ifite uko yakubwire kwikugaye ikavuga ati ntago ndakizwa kuva namenya Yesu. Kumenya Imana ni ukumenya icyo ishaka, ntago ari kumenya Imana yuko impaye imodoka. Reka daraho bihuriye. Kumenya Imana ni ukumenya icyo ishaka muri wowe. Yaba utarakimenya ntago uramenya Imana. Reka dusenge Imana. Amagambo arakomeye kandi nta imbaraga mwuka w'Imana. Kadusenge Yesu akugire neza mu izina rya Yesu. Mana data mu izina rya Yesu. Dushimiye ijambo ryawe kari ryera kurusha abantu. Desti enema. Mwuka wera yongera tubashishe. Dugushakisha udasiba. Tureke ingeso zacu mbi mu izina rya Yesu. Udushoboze uduhe imbaraga zawe. Udushoboze uduhe ubwenge bwawe. Mana urimbure ibyo Satani yateye mu mitima ya benshi mu izina rya Yesu. Inyigisho z'abafarisayo zimaze itoro ryawe uzirimbure mu izina rya Yesu. Usenye urimbure ibyo Satani yubatse mu bantu, ahubwo wubake umwuka wera, wubaka agakiza mu bwoko bwa bundi busha. Ngaho turagushimiye, rengera ubwoko bwawe, abihebye bagore mu nzira yawe Mwami. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha bagire neza. Nakagaruka mukanda sabone, mwereza mukora share, comment. Naravuga ngo ukeneye kuduhamagara nomero iri ku kiganiro, ukeneye kuduhamagara nomero zirahari. Imana ibahe umugisha. Ukeneye gutera inkunga kugira ngo umurimo w'Imana waguke, nomero zirahari. Imana ibahe umugisha cyane ibagire neza, kandi umwuka w'Imana akomeze kubana namwe. Imana gukomeza aho akomeretse mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom. Yesu abagire neza, amen.